arabihishura abahawe iyo ngabire ndibaza banahangayika ngo banasumbuke mu kubifata cyane. Twinjiyemo wanje turasenga umwanya muto cyagiheko turagifata banyiraco barabimenya baraza bicara mu yindi nzu turagitwika amahoro araba. Muri make umwuka wera afite ubushobozi bwo kwerekwa ibirozi n'ibiheko, afite ubushobozi bwo kwerekwa abarozi. Hari umukozi w'Imana tutarinze kuvuga numvise asa n'uhinyura cyane ibi bintu, numvishe ko bimbereye umutwaro ku mutima, bisa nk'aho kugira ngo tunywere amafunguro abarozi cyangwa dushake kuvuga ngo uburozi tubumazeho ntabwo bubaho. Iki ni ikintu gihamya neza na neza yuko uburozi bwahozeho guhera kera ndetse no muri bino bihe. Reka duhere mu isezerano rya kera dutange ibitabo dusangamo inyigisho za Bibiliya yera zigaragaza neza ko uburozi bwabayeho. Iyo turebye mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniel mu gice cya 2 tuza dusanga igihe umwami Nebukadineza yarose inzozi abona igishushanyo kinini cyane cyane aramutungurura mu bandi aramubwira ngo Imana imbwiye yuko ufite uburozi. Abanza gushaka kwigira nyoni nyinshi kwihakanisha ati muri hehe umwuka wera murangira naho bubitse n'ikintu bubitsemo bware bubitse mu bintu by'inzuho ibi bimene by'ibikunga. Nyiriburoza byumvise yarabyemeye ati yego ko ndabufite ndumuroza, amubwira amakuru yabwo yose. Wa mukozi w'Imana aramubwira ati uzamukana ubuzane hariya haruguru ku cicaro gikuru cy'itorero tuzabuvume tubwice tubutwike. Bahana isango niko bavyita mu Kirundi. Yego. Umunsi tego yacu so kwamamaza uburozi ni guhamya ko bubaho mu ndego yo gutanga inama nziza kuba bufiti ngo hamwe n'iki kiganiro bari butegere bagikurikira n'ituja kugisoza bihane babite taco bimaze Satani yarababishe. Yego. Murakoze cyane. Turabaramukije abakunzi bakaba online TV aho muherereye hose, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari muri Canada, Afrika, aho bwije mwiriwe, aho bukeye mwaramutse, nizere ko meze neza. Abatameze neza nabo nizere ko Umwami Yesu ashobora kubakiza umunota ku munota. Kuko twabasezeranije twabwiye kuko tutazobatenguha umunsi ku wundi, twumva tubaganira abakozi b'Imana bafite message zitandukanye. Hano kuri kamera mabona ko turi kumwe n'umushumba n'umupastori kandi akaba afite n'izo nshingano. Sinzi rero izina turi buzokoresha turakwakiriye pastor. Murakoze cyane. Yego. Dore ko muteruye ijambo uvuga ngo mumenyesheje abadukurikirana bose aha muri studio kuri Kababu Online TV. Yego. Hanyuma mukaba mwaraturaritse kugira ngo tuze tubane mu biganiro bishobora kugira ico byungura abatuye ku isi cyane cyane abana b'Imana bizeye Yesu. Hanyuma mukaba munaduhaye ijambo natwe turabashimiye kandi turabitavye kugira ngo tuganire. Murakoze cyane, natwe turabashimiye kuba mwatwitavye. None tubacari batoya kuba mwasize ibyanyuma mufite ibintu byinshi. Turakwakirana kuri Kababu Online TV ngire mu bwa mbere ugeze kuri televiziyo. Rero sinzi rero kushobora kwibwira abantu badukurikirana, abantu barakuzi ariko kandi hari n'abatakuzi, kandi no muco wacu wa Kinyamurenge bashaka kwibwira abantu byimbitse kugira ngo abantu bashe kumenya uwo ari. Yego, kuko mu bivuze ubu ni bwa mbere tubanye muri studio yanyu, ikindi kandi kwibwirana ni ikintu cy'ingenzi kuko igihe cyose umuntu agiye gufata ijambo imbere y'abantu tegerezwa kubanza kubibwira kugira ngo bakumenye. Amazina nitwa Jonathan Mwunguzi Kimamba, ndi umukozi w'Imana, ndi umureverend pastor, ubundi kandi ndi missionary, ikindi kandi
ndi umwigisha w'inyigisho za Bibiliya, ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore umwe, mfite abana 13, bahungu 8, bakobwa 5. rero nkora ivugabutumwa n'inyigisho nakwita ngo sans frontières, bafite imbibe zigabanyije, byitwa ngo ni hose ku isi. Yego. Okay, murakoze cyane. Sinzi ko watubwira wenda ico izina dukoresha, nimba ari pasiteri, nimba ari missionnaire, cyangwa se nimba ari mwarimu, kuko wari ubivuze ko byose ukoreramo. Nk'uko mubibajije, izina dukoresha ni missionnaire. Yego. Murakoze cyane kuko abadukurikirana hano kuko n'umupapa kenshi cyane kugira ngo tubashe kuganira nabo, twababwiye kuko tuzobazana abantu bafite ubwenge butandukanye, inyigisho zitandukanye, ziyobokamana cyangwa se n'izindi zitandukanye ziri scientifique, zose arabikora, bose arabishoboye cyane. Rero uyu munsi twakeneye ngo tuganire ibibazo nateguye hano bitari biki, ugerageza kugenda usobanurira abantu, kubera ko nagushakishije kenshi sinabasha kugufatisha kubera imyanya, ariko kubw'amahirwe uyu munsi bamwe ko tugomba gukorana nawe ikiganiro. Turaganira ijambo rya mbere dushingiye ku cyo Bibiliya ivuga, uburozi bubaho koko? Murakoze cyane. Iyo nsanganyamatsiko cyabura se topic, cyabura se teme kuko twabyita mu ndimi zitandukanye. Yego. Ni nziza cyane. Mbere yuko dutanga igisubizo dushingiye ku buryo mukibajije, nagira ngo mbanze menyesha abatwumva yuko topic yacu cyabura se teme yacu uyu munsi iravuga ngo umwuka wera w'Imana afite imbaraga n'ubushobozi bwo guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye, birimo no kwerekwa uburozi, ibikabiro, ibiheko, ndetse no kubifata mpiri, icyo bita kubishamburiya. Kandi umwuka wera afite imbaraga zo kwerekwa abarozi bakoresha ibyo birozi, n'imbaraga zo kubagazaho ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana rigatsinda ibihome muri bo, rikabemeza ibyaha byabo, rikabahindukiza, rikabemeza Imana na Yesu Kristo nk'umwami. Rero nk'uko mwarimu mubibajije, uburozi rwose dushingiye ku ijambo ry'Imana, dushingiye ku bushakashatsi twabashije gukora mu mico y'abantu, mu majurno yanditswe, ndetse no mu bitabo, byemeza neza yuko uburozi bubaho. Reka rero tubirebe muri Bibiliya yera. Yego. Ni henshi twabisanga, ariko reka dusome mu gitabo ca Kuvayo, igice cya 7 umurongo wa 11. Haravuga ngo Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi, aribo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo, babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi, ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imiri zabo. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyabumvira uko Uwiteka yari yaravuze. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana rizima tubashiye gusoma, rihamya neza yuko uburozi bwabayeho uhereye mu bihe bya kera kose, mu isezerano rya kera gushikana n'ubu, mu isezerano risha, mu bantu bari ku isi bakijijwe bataramenya Yesu, bakiri mu bwami bwa Satani no mu mwijima, ndetse no mu bandi bishushanije, biyorobetse, bigize ba nyoni nyinshi, bahungira ibyaha mu rusengero rw'Imana, mu matorero naho harimo n'abarozi. Ubucukumbuzi n'ubushakashatsi bukomeye bwagaragaje yuko hari aho bakoresha n'amaverse biblike yo mu byanditswe byera, iyo bavuga amagambo yabo yo guhamura, imihamuro yabo bayihamurira ku bantu. Iki ni ikintu gihamya neza na neza yuko uburozi bwahozeho guhera kera, ndetse no muri bino bihe.
reka duhere mu isezerano rya kera dutange ibitabo dusangamo inyigisho za Bibiliya yera zigaragaza neza ko uburozi bwabayeho. Iyo turebye mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli mu gice cya 2 tuzadusanga igihe umwami Nebukadineza yarose inzozi abona igishushanyo kinini cyane cyari kimuhagaze imbere, cyari gifite ibice bine by'ingenzi, umutwe wari zahabu, igituza n'ibibero byari igituza n'amaboko byari ifeza, inda n'ibibero byari imirinda, amaguru cyangwa se imirundi n'ibirenge byari igice cy'ibumba n'igice cy'ifeza n'igice cy'ubutaka. Yatumije abakonikoni n'abafumu, atumiza abakarudayo, atumiza abanyabwenge, atumiza n'abarozi bahariya mu gihugu cy'u Babuloni kugira ngo baze bamusobanurire icyo yari yarose. Ntibabasha kugisobanura, cyaje gusobanurwa na Daniyeli. Aho handi mu gice cya 2 cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli rero dusanga hamwe neza na neza uko uburozi bwabayeho kuva kera n'abarozi babayeho. None rero turebye mu gice cya 4 igihe umwami Nebukadineza yarotaga inzozi zari zerekeye igiti kinini cyane, yabonye kimera kirakura kiba kinini kibinganza amarumbo, hanyuma yumva ijwi ritegeka yuko gitemwa, kiratemwa ariko gishitsi cyacyo gifatanijwe ibyuma kugira ngo hace ibihe 7, hanyuma kizongere gishibuke. Nebukadineza yongeye gutumiza abanyabwenge, abafumu, abakarudayo, abakonikoni n'abarozi. Mu gice cya 5 naho ni kwa kundi ku ngoma y'umwami Belishaza watsimbuye Nebukadineza ku ngoma, nawe amaze kubona cya gikonjo cyamanutse kiva mu ijuru cyandika ku rusika amagambo yavuze ngo mene tekele peresi. Yatumije abafumu, abakarudayo, abanyabwenge, abakonikoni ndetse n'abarozi bakoresha amarozi yabo ariko ntibabasha kubisobanura. Iyo tuje mu isezerano rishya dusanga amakuru agaragaza neza ko uburozi bwabayeho n'abarozi babayeho, nko mu gitabo cy'Ibyashuwe hano mu gice cya 21 n'icya 22 igihe Yohana yeretswe ururembo rwera rwa Siyoni rwamanutse ruva mu ijuru, yitegereje ubwiza bwarwo ukuntu amarembo yarwo 12 yubatswe arimbishije, ariko kandi amaze kubona ibizaba imbere muri rwo yabonye umuco warwo n'umwana w'intama, abona imihanda yarwo yaracuzwe mu zahabu, yarakozwe mu zahabu, abona birimo uruzi rw'amazi y'ubugingo rutemba ruva ibwami ku Mana yacu, abona n'ibiti bikikiye urwo ruzi bifite amababi akiza abantu. Ariko hari ikintu yaje kubona, yaravuze ngo hanze y'urwo rurembo bitewe n'uko icyanduwe cyose kitazarwinjiramo, hanze hazaba imbwa, habeho n'abarozi. Ayo ni amagambo aduhamiriza neza ko uburozi bwabayeho kuva kera n'ubu bubaho. Dusubiye kuri iyi nkuru twari dusomye mu gitabo cya Kuvayo, ni igihe Mose yari atumwe n'Imana imbere ya Farawo kumusaba ko yamuhereza ubwoko bw'Isirayeli akabushorera bukuye mu bubata bwa Egiputa bujana muri gakondo yabo. Mu bimenyetso n'ibitangaza 10 Mose yakoreye imbere ya Farawo, icya mbere yarambitse inkoni y'imbere ya Farawo ihinduka inzoka. Farawo yatumije abakonikoni, abafumu, abanyabwenge, abashitsi, abaraguza ndetse n'abarozi, nabo barambika inkoni zabo zihinduka inzoka. Ariko ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Inyoni cya Kuvayo rikatubwira ngo inkoni ya Aroni wari ufatikanyije igikorwa na Mose yarasamye iconshomera ziriya nkoni zose z'abanyagiputa, inzoka zabo, inzoka ya Mose irazimira. Reka aho tuhakura ijambo mbere yuko dusoza iki kibazo cya mbere. Yego. Hamwe no guhamya no kwemeza yuko uburozi bubaho, ntabwo tubivuze dushingiye ku bintu by'amazimwe, ntabwo tubivuze dushingiye ku bintu byo gutinya uburozi, cabura gutinya abarozi. Oya da, twamenye Yesu, twisunze umugabo ukomeye, dufite
umugabo ufite imbaraga zimira izindi, yego, ahubwo twamwe tunavugira n'intego yacu nyamukuru ni ukugira ngo tubashe kugaragaza ibi bikurikira. Icambere yuko Satani yaruhije abantu kenshi, yavuze ngo Satani aje arusha abantu abaha ibishushanyo ngo no kubabuza agaciro no kubarusha cyane, ngo yabahugije umuremyi ababwira ibinyoma, ngo abahemukira iteka ngo niwe mwanzi ukabije. Iri ni itangazo dutangarije abarozi, abantu bafite ibihigi, bafite inzaratsi, bambaye imigi, bafite ibiheko, bafite ibikagiro. No kubamenyesha yuko ivyo ni ibihendo bya Satani yarabahenze, ababisha ngo niwe ufite imbaraga zisumba izindi zose, ariko ndazagira yaratsinzwe. Wa munsi inzoka z'abarozi bo muri Egiputa zamizwe n'inzoka ya Mose, nibwo Imana yigaragaje ko ariyo Mana ishobora byose. Intego yacu si ukwamamaza uburozi, ni uguhamya ko bubaho mu ntego yo gutanga inama nziza kuba bufite, ngo hamwe n'iki kiganiro bari butegere bagikurikira n'ituja kugisoza bihane, babite taco bimaze Satani yarababishe. yego. Murakoze cyane. Urakoze cyane missionary, ubisobanuye neza kandi kuburambuye. Abadukurikirana hano twakoraniye turi ama televiziyo abiri, Kababu Online TV n'Umukiza TV show, kugira ngo tubashe kuganiriza missionary wacu umugabo Imana ihagurukije muri iki gihe. Ijambo rya kabiri ntabwo warisobanuye, usobanuriye mu rya mbere. Katuje kujya gatatu, ni ibiki bakoresha mu kuroga abantu? Yego, nkwereye na kera cyane mu bihe byahise naherutse gusoma igitabo cyanditswe n'umunyabwenge wakoze ubushakashatsi hano mu bihugu bya Afurika kuvyerekeye kuraguza, ubupfumu, uburozi. Yaranditse byinshi cyane. Yavuze yuko ibintu cyane byerekeye cyitwa uburozi, erega no mu busanzwe scientifiquement mu buryo bwa science, uburozi ni magie. Gusa nkuko isi igabanyije, uko imigabane itandukanye n'amabara y'abantu atandukanye, hariho aba occidentaux, no kuvuga abantu bo muri kuri ya migabane y'Uburaya, Amerika n'ahandi, bo bakoresha icyo bita magie blanche. Kandi magie yabo cyane ntibayikoresha kubwo kugirira abandi bantu nabi, bayikoresha kubwo guteza abandi imbere. Ariko rero hari icyo bita magie noire. Magie noire nibwo burozi. Tuvuze magie noire cyane tubona umugabane wa Afurika. Uwo mushakashatsi rero yakoze ubushakashatsi ku mugabane wa Afurika, yandika n'ico gitabo. Muri ico gitabo ciwe yagerageje gukora ubushakashatsi ku moko atandukanye no ku mico itandukanye. Tuvuze Abanyarwanda, Abarundi, Abanyamurenge, Abanyafrika y'Epfo, Abanyakameruni. Muri rusange yasanze uburozi n'icyo ari cyo cyose cyaremwe wotora, ariko ukakivugiraho amagambo atari meza, yego, ukacaturiraho amagambo atari meza. Uwo mwanditsi yavuze inkuba, hari abafite inkuba, avuga ko hari abafite inzoka, aravuga ko hari abakoresha n'ibindi bikoko, cyabura se inyamaswa kubwo kuroga abandi bantu. Hamwe n'ibyo ibyatsi, ibishana, amashupa bijanye n'imyambaro, amacupa, udukono, ibyo byose bikoreshwa nk'uburozi. Reka ndaho urugero, jewe ubwanje niboneye uburozi, nabubonye nk'umukozi w'Imana. yego. Mwaka wa 2015 nari umwarimu w'itorero ahantu hitwa mu Gashoho. Jewe umurimo nari nshinzwe kwari kuyobora itorero, kubwiriza ubutumwa bwiza, kubagira intama muri rusange. Ariko kandi nari mfite umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho, bitari ngombwa ngo ndinde kuvuga izina ryiwe. Kuri uno munsi ari ku mugabane wa Amerika, yabaye reinstallé, ariko n'umuntu uriho ararya aranywa, n'umusenzi n'ubu aracyasenga Imana. Yarambariye ati, mushumba,
je sinzi kubwiriza ariko nzaje nguherekeza hariya ku itorero kuko najaga kwakora imirimo y'Imana ngenze nk'ibirometero 4 arambarira muzamuremera icumba cy'amasengesho nguwi soza tubwiriza turangiza amateraniro abifuza gusenga bamusange mu cumba basengera ibyifuzo bitandukanye by'abantu bari mu masengesho yeretswe uburozi Mwuka Wera arabumwereka kandi amwereka kuko nyirabwo nawe yaje yiyoberanyije ari mu cumba cy'amasengesho aramutungurura mu bandi aramubwira ngo Imana imbwiye ko ufite uburozi abanza gushaka kwigira nyoni nyinshi yego kwihakanisha ati buri hehe Umwuka Wera murangira naho bubitse n'ikintu bubitsemo bwari bubitse mu bintu by'inzuho ibi bimene by'ibikunga nyiri buroza byumvise yaravyemeye ati yego ko ndabufite ndumuroza amubwira amakuru yabwo yose wa mukozi w'Imana aramubwira ati uzabuzamukana ubuzane hariya haruguru ku cicaro gikuru cy'itorero tuzabuvume tukice tubutwike bahana isango niko bavyita mu Kirundi yego umunsi bukeye hari kuwa Mungu nagiye mbona wa mugoraje ati mwari mu nditaba nazanye uburozi wazanye uburozi ati nazanye uburozi bwande bwanje ninde wakubwiye ngo ubuzana ati wa musenzi niwe yambariye wabushize hehe ati nabubitse hariya mu makawa none intego niki atundebere wa musenzi wa munyamasengesho wa muyumbe yego agenda butwike niko yambariye jewe impano ndayo nari mfite impano yanje niyo kubwiriza ijambo ry'Imana no kwerekwa sinerekwa amarozi sinerekwa uburozi nirukanse nshaka wa musenzi sanga yagiye gusengera handi hantu ku birometero bishika 10 sindagira ikibazo byabaye ngombwa ko nshaka uwundi mukozi w'Imana nawe nemeraga nk'umuyumbe komeye n'uyu munsi turiko tuganira n'umureverend pasteur ari hano dutuye ayoboye itorero ryitwa Bethlehem yego nta mpamvu yo kuvuga amazina naragenda mureba ndetse nsanga umwarimu w'itorero rya Methodiste yashingiwe yakoze ubukwe bwo mu itorero pasteur yarambwiye ati nyihanganire nije wabaye pare nibarangiza gushingira mwene data ndazunjane uwo mugore atwereka aho yabitse ubwo burozi yego ico nico niboneye n'amaso iteraniro rirangiye mwarimu yaraje umwene data yaraje wa mugore atujana mu makawa aho yabitse uburozi arabutwereka turabuvuma uburozi burapfa yego wa muntu arakira ico ni igihamya ntangere kigaragara gihamya neza yuko abarozi babaho yego kandi uburozi bubaho rero uburozi ni cyari cyo cyose yego cyo bigiti wo bumushumi cyo bigishana cy'umwambaro iyo binzoka iyo icyari cyo cyose bita ngo ni inkuba ubwo ni uburozi muri make icyo bita uburozi niki nizambaraga za satani bavugiraho amagambo abasha gukorera ubundi muntu ikibi bakoresheje icyari cyo cyose ubwo nibwo burozi kandi nibyo biheko ikindi naco hari abandi bakoresha amashenete bambara mu majosi hari abakoresha ibikomo bambara ku maboko wowe ukibwira ngo ni umutako bisanzwe yaritatse ku mubiri naho n'uburozi ni igiheko ciwe muri make uburozi ni ibintu bitandukanye bivugiweho amagambo yo kugirira abantu nabi yego murakoze cyane abisobanuye neza nizere ko badukurikirana hano hantu murakura amasomo atandukanye rero umwanya kuragenda kandi nizere kuko asobanura ibintu neza tugiye ku kibazo ca kane ikibazo ca kane nateguye hano kiravuga ngo ni izihe nzira zikoreshwa zihishura uburozi n'abarozi murakoze cyane kuri ico kibazo mu busanzwe je ndi umwigisha Imana yangiriye neza
nigisha inyigisho za teoloji ku bigo bitandukanye. Yego. Kandi Imana yagize neza yazanye technology hari muri bino bihe bishingiye ku marezo sociaux ku bigo nkoranyambaga. Usanga twigisha no ku ma university y'amateoloji ari ahantu hatandukanye. Yego. Dukoresheje ama groupe WhatsApp mu telefone. Ndiko ndigisha muri bino bihe kuri university yitwa Harvest Mission International Church. Cyicaro cyayo gikuru kiri Florida. Hano ku mugabane wa Afrika kiri Malawi. Umuyobozi ari Uganda. Ndi umwe mu bigisha. Yego. Ubu ndiko ndigisha ikuru yitwa soteriology. Nagiye kumva umunyeshuri ni muri level ya doctora. Uri Uganda mbaza ngo mbega ibi bintu metaphysique. Yego. Nukuvuga ibintu biri hirya y'ibyo tubasha kubona. Tubasha gukoraho. Tubasha kwihumuriza. Guhumurirwa. Bibasha gukora ku mibiri yacu. Ubwenge bwamenyesheje ikiremwa muntu yuko bibaho. Nubuhi. Nizihe nzira. Yambajije ico kibazo. Bo ibintu metaphysique utese ni ibihe? Abamarayika, Imana, imyuka mibi, abadayimoni, abazimu, yindi si nshasha, shitani, ibintu zose bitaboneka. Hamwe n'imbaraga z'umwuka wera Imana yaduhaye n'ubwenge twize muri teology, nabashije gutanga inyishu kandi iyo nyishu nanejejwe nuko yahagijwe nayo. Yego. Uwo wari wambashije. Namweretse ko hari inzira nyinshi duhesha guhishurirwa amabanga y'ibihishi. Zimwe zitari nziza z'umwijima zikoreshwa n'abantu b'umwijima. Ariko kandi hari izindi nziza z'umuco wo mu ijambo ry'Imana zikoreshwa na twebwe abera b'Imana. Yego. Tanze urugero rw'inzira z'umwijima nibiriya twise ngo magie blanche. Yego. Dushingiye kuri magie blanche na magie noire. Bariya barozi nyine bafite ibikagiro byabo n'ibirozi byabo n'imbaraga za Satani bakoresha zibahesha guhishurirwa icyo ari cyo cyose gihishi. Bahishurirwa inzira zimwe zo mu byerekeye iby'Imana mugabo ntibahishurirwa ubwiru bw'Imana. Yego. Nibwo bwabayobeye. Iyo babumenya bari kwizera bagakizwa. Ubundi kandi bashobora guhishurirwa ingabire yawe wavukanye, impano yawe. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe baziba kugira ngo bazikoreshe. Bazabuye kuri ba nyirazo. Yego. Ariko ku ruhande rwacu twebwe abana b'Imana, inzira ya mbere iduhesha guhishurirwa yuko hari ibintu bitagaragara by'isi y'umwijima. Yaravuze ngo Satani aje arusha abantu abaha ibishushanyo ngo no kubabuza agaciro no kubarusha cyane. Ngo yabahugije umuremyi ababwira ibinyoma ngo abahemukira iteka ngo niwe mwanzi ukabije. Iri ni itangazo dutangarije abarozi. Abantu bafite ibihigi, bafite inzaratsi, bambaye imigi, bafite ibiheko, bafite ibikagiro. No kubamenyesha yuko ivyo ni ibihendo bya Satani yarabahenze ababisha ngo ni ufite imbaraga zisumba izindi zose ariko ndazagira yaratsinzwe. Wa munsi inzoka z'abarozi bo muri Egiputa zamizwe n'inzoka ya Mose nibwo Imana yigaragaje ko ariyo Mana ishobora byose. Intego yacu si ukwamamaza uburozi, ni uguhamya ko bubaho mu ntego yo gutanga inama nziza kuba bufite. Ngo hamwe n'iki kiganiro bari butegere bagikurikira n'ituja kugisoza bihane babite taco bimaze Satani yarababishe. Yego. Murakoze cyane. Urakoze cyane missionnaire, ubisobanuye neza kandi kuburambuye. Abadukurikirana hano twakoraniye turi ama televiziyo abiri, Kababu Online TV n'Umukiza TV show, kugira ngo tubashe kuganiriza missionnaire wacu umugabo Imana ihagurukije muri iki gihe. Ijambo rya kabiri ntabwo warisobanuye, usobanuriye mu rya mbere. Katuje kujya gatatu. Ni ibiki bakoresha mu kuroga abantu? Yego, nkwereye na kera cyane mu bihe byahise naherutse gusoma igitabo cyanditswe n'umunyabwenge
wakoze ubushakashatsi hano mu bihugu bya Afurika kuvyerekeye kuraguza ubupfumu uburozi yaranditse byinshi cyane yavuze yuko ibintu cyane cyane byerekeye icitwa uburozi erega no mu busanzwe scientifiquement mu buryo bwa science uburozi ni magie gusa nkuko isi igabanyije uko imigabane itandukanye n'amabara y'abantu atandukanye hariho aba occidental no kuvuga abantu bo muri kuri ya migabane y'Uburaya Amerika n'ahandi bo bakoresha ico bita magie blanche kandi magie yabo cyane cyane ntibayikoresha kubwo kugirira abandi bantu nabi bayikoresha kubwo guteza abantu imbere ariko rero hari ico bita magie noire magie noire nibwo burozi tuvuze magie noire cyane cyane tubona umugabane wa Afurika uwo mushakashatsi rero yakoze ubushakashatsi ku mugabane wa Afurika yandika n'ico gitabo muri ico gitabo ciwe yagerageje gukora ubushakashatsi ku moko atandukanye no ku mico itandukanye tuvuze abanyarwanda abarundi abanyamurenge abanyafrika y'epfo abanyakameruni muri rusange yasanze uburozi n'icyo ari cyo cyose cyaremwe wotora ariko ukakivugiraho amagambo atari meza yego ukacaturiraho amagambo atari meza uwo mwanditsi yavuze inkuba hari abafite inkuba avuga ko hari abafite inzoka aravuga ko hari abakoresha n'ibindi bikoko cyabura se inyamaswa kubwo kuroga abandi bantu hamwe n'ibyo ibyatsi ibishana amashupa bijanye n'imyambaro amacupa udukono ivyo byose bikoreshwa nk'uburozi reka ndaho urugero je ubwanje niboneye uburozi nabubonye nk'umukozi w'Imana yego umwaka wa 2015 nari umwarimu w'itorero ahantu hitwa mu Gashoho jewe muri nari nshinzwe kuyobora itorero kubwiriza ubutumwa bwiza kuragira intama muri rusange ariko kandi nari mfite umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho bitari ngombwa ngo ndinde kuvuga izina ryiwe kuri uno munsi ari ku mugabane wa Amerika yabaye reinstallé ariko n'umuntu uriho ararya aranywa n'umusenzi n'ubu aracyasenga Imana yarambariye ati mushumba je sinzi kubwiriza ariko nzaje nguherekeza hariya ku itorero kuko najaga kwakora imirimo y'Imana ngenze nk'ibirometero 4 arambariye muzamuremera icumba cy'amasengesho nguwi soza tubwiriza turangiza amateraniro abifuza gusenga bamusange mu cumba basengera ibyifuzo bitandukanye by'abantu bari mu masengesho yeretswe uburozi mwuka wera arabumwereka kandi amwereka kuko nyirabwo nawe yaje yiyoberanyije ari mu cumba cy'amasengesho aramutungurura mu bandi aramubwira ngo Imana imbwiye yuko ufite uburozi abanza gushaka kwigira nyoni nyinshi yego kwihakanisha ati muri hehe umwuka wera murangira naho bubitse n'ikintu bubitsemo bwari bubitse mu bintu by'inzuho ibi bimene by'ibikunga nyiri buroza byumvise yaravyemeye ati yego ndabufite ndi umuroza amubwira amakuru yabwo yose wa mukozi w'Imana aramubwira ati uzamukana ubuzane hariya haruguru ku cicaro gikuru cy'itorero tuzabuvume tukice tubutwike bahana isango niko bavyita mu Kirundi yego umunsi bukeye hari kuwa Mungu nagiye mbona wa mugoraje ati mwarimu nditaba nazanye uburozi wazanye uburozi ati nazanye uburozi bwande bwanje ninde wakubwiye ngo ubuzana ati wa musenzi niwe yambariye wabushize hehe ati nabubitse hari amakawa none intego niki atundebere wa musenzi wa munyamasengesho wa muyumbe yego agenda butwike niko yambariye jewe impano ndayo nari mfite impano yanje niyo kubwiriza ijambo ry'Imana no kwerekwa sinerekwa amarozi sinerekwa uburozi
nirukanse nshaka wa musenzi nsanga yagiye gusengera ahandi hantu ku birometero bishika 10 sindagira ikibazo byabaye ngombwa ko nshaka uwundi mukozi w'Imana nawe nemeraga nk'umuyumbe komeye n'uyu munsi turiko tuganira n'umureverend pasteur ari hano dutuye ayoboye itorero ryitwa Bethlehem yego nta mpamvu yo kuvuga amazina naragenda mureba ndetse nsanga umwarimu w'itorero rya Methodiste yashingiwe yakoze ubukwe bwo mu itorero pasteur yarambwiye atunyihanganire nije wabaye pare nibarangiza gushingira mwene data ndazunjane uwo mugore atwereka aho yabitse ubwo burozi yego icyo nicyo niboneye n'amaso iterabiro rirangiye mwarimu yaraje umwene data yaraje wa mugore atujana mu makaho aho yabitse uburozi arabutwereka turabuvuma uburozi burapfa wa muntu arakira ico ni igihamya ntangere kigaragara gihamya neza uko abarozi babaho yego kandi uburozi bubaho rero uburozi ni cyari cyo cyose yego cyo bigiti wo bumushumi cyo bigishana cy'umwambaro iyo binzoka iyo icyari cyo cyose bita ngo ni inkuba ubwo ni uburozi muri make icyo bita uburozi niki nizambaraga za satani bavugiraho amagambo abasha gukorera ubundi muntu ikibi bakoresheje icyari cyo cyose ubwo nibwo burozi kandi nibyo biheko ikindi nacyo hari abandi bakoresha amashenete bambara mu majosi hari abakoresha ibikomo bambara ku maboko wowe ukibwira ngo ni umutako bisanzwe yaritatse ku mubiri naho n'uburozi ni igiheko ciwe muri make uburozi ni ibintu bitandukanye bivugiweho amagambo yo kugirira abantu nabi yego murakoze cyane abisobanuye neza nizere ko badukurikirana hano hantu murakura amasomo atandukanye rero umwanya kuragenda kandi nizere kuko asobanura ibintu neza tugiye ku kibazo ca kane ikibazo ca kane nateguye hano kiravuga ngo ni izihe nzira zikoreshwa zihishura uburozi n'abarozi murakoze cyane kuri ico kibazo mu busanzwe je ndi umwigisha Imana yangiriye neza nigisha inyigisho za theology ku bigo bitandukanye yego kandi Imana yagize neza yazanye technology hari muri bino bihe bishingiye ku marezo sociaux ku bigo nkoranyambaga usanga twigisha no ku ma university y'amateology ari ahantu hatandukanye yego dukoresheje ama groupe WhatsApp mu telefone ndiko ndigisha muri bino bihe kuri university yitwa Harvest Mission International Church cyicaro cyayo gikuru kiri Florida hano ku mugabane wa Afrika kiri Malawi umuyobozi ari Uganda ndumwe mu bigisha yego ubu ndiko ndigisha kuru yitwa soteriology nagiye kumva umunyeshuri ni muri level ya doctora uri Uganda mbaza ngo mbega ibi bintu metaphysique yego nukuvuga ibintu biri hirya y'ibyo tubasha kubona tubasha gukoraho tubasha kwihumuriza guhumurirwa bibasha gukora ku mibiri yacu ubwenge bwamenyesheje ikiremwa muntu yuko bibaho nubuhi nizihe nzira yambajije ico kibazo bo ibintu metaphysique utese nibihi abamarayika Imana imyuka mibi abadayimoni abazimu yindi si nshasha shitani ibintu zose bitaboneka hamwe n'imbaraga z'umwuka wera Imana yaduhaye n'ubwenge twize muri theology nabashije gutanga inyishu kandi iyo nyishu nanejejwe nuko yahagijwe nayo yego uwo wari wambashije namweretse ko hari inzira nyinshi duhesha guhishurirwa amabanga y'ibihishi zimwe zitari nziza z'umwijima zikoreshwa n'abantu b'umwijima
ariko kandi hari izindi nziza z'umuco wo mu ijambo ry'Imana zikoreshwa na twebwe abera b'Imana. Ntanze urugero rw'inzira z'umwijima ni biriya twise ngo magie blanche. Dushingiye kuri magie blanche na magie noire, bariya barozi nyine bafite ibikagiro byabo n'ibirozi byabo n'imbaraga za Satani bakoresha zibahesha guhishurirwa icyo ari cyo cyose gihishe. Bahishurirwa inzira zimwe zo mu byerekeye iby'Imana, mugabo ntibahishurirwa ubwiru bw'Imana. Nibwo bwabayobeye, iyo babumenya bari kwizera bagakizwa. Ubundi kandi bashobora guhishurirwa ingabire yawe wavukanye, impano yawe, ni nayo mpamvu rimwe na rimwe baziba kugira ngo bazikoreshe bazabuye kuri ba nyirazo. Ariko ku ruhande rwacu twebwe abana b'Imana, inzira ya mbere iduhesha guhishurirwa yuko hari ibintu bitagaragara by'isi y'umwijima inyuma y'ubwami bw'Abakaludaya bw'Ibabeli baje gutsimburwa n'ubwami bw'Abamede n'Abaperesi, ubwami bw'Abaroma, ndetse n'ayandi mami yagiye abaho nk'ubwami bw'Abagiriki. Abagiriki bari abarwanyi bari bakomeye cyane, abantu bakunda kureba amasinema, urebye sinema yitwaga Hercules. Hercule no mu literature française yari umurwanyi wari ukomeye cyane. Hari igihe umwami wabo Zirias yamutumije ngo mutabare kuko ibyaro bye byari kubiterwa n'abanzi. Mbere yuko baje ku rugamba babanzaga kuraguza. Erega Abisirayeli nabo mu cyimbo cyo kuraguza abo basengaga Imana bakayibaza iyi ntambara zose zabaga zibageramiye. Turabye ngo mu buhanuzi bwa Yesaya mu gice cya 37 tuhasanga amakuru y'igihe umwami wa Ashuru Sankeribu yaratumye igitero kugota Yerusalemu. Umwami Hezekiya niwe wari ku ngoma majepfo y'igihugu muri ico gihe, kandi umuhanuzi w'Imana Yesaya yarakiriho. Hezekiya abonye uko agoswe atewe, yatumye intumwa ziwe ku muhanuzi w'Imana Yesaya, bondi barazaguzaga barasengaga. Yesaya yagiye mu rusengero rw'Imana, ico kibazo acereka Imana ibabwira yuko kiriya gitero kibagosa ari ntaco kizabatwara. Ariko rero badafite Imana rurema bararaguzaga, niwo muhango bakoreshaga. Intego ari ukugira ngo bamenye nambi Imana zibemereye kubasha gukora ico babaga bagambiriye. Yego. Murakoze cyane. Twateguye ibibazo 13 ariko wenda turashobora kutabigeraho kubera impamvu z'umwanya. Nizere ko wenda tuzakora part 2. Ikibazo ca gatandatu kiravuga ngo kubandwa. Twakuze twumva bakaka batubwira n'abasogokuru ngo kubandwa bisobanura iki kuncamake? Hariho ijambo bita kubandwa imurenge mu Rwanda, mu Burundi, byabayeho mu bihe bya kera abantu batarakizwa, sinzi namba hari abakibikora. Kubandwa, imandwa ni ukuvuga mu buzima bw'umwana w'umuntu iteka ryose yashakaga icamukingira, icamurinda, kandi yabaga huye n'ibibazo by'ingutu bimuremerereye yahigaga umuhigo. Uvuga ngo Imana nimukura muri izo bibazo azayihigura, azayishimira. Muri urwo rwego rw'ivyo byose Abanyarwanda, Abanyamurenge, Abarundi rero bari barashizeho ico bita kubandwa. Kubandwa kwari ukuvuga guti, tubigeranyije na religion cabura sidini rukristo, umwanya umwe kwari ngo kubatizwa. Kuko kugira ngo umuntu yitwa imandwa, yitwaga imandwa ari uko yanyujijwe muri uwo muhango wo kubandwa. Utarabanzwe ntiyabaga ari imandwa. Habandwaga ryari, habandwaga nde? Umuhango wakorwaga ryari? Kenshi na kenshi ni mu gihe umuntu wari wahuye n'ibibazo yabaga yarahize umuhigo, uvuga ngo Imana ni yahamukura azayihigura, yatumizaga imandwa ngo zize ahigura umuhigo yahize. Igihe Imana yabaga imaze kumubera igisubizo. Ibyo ndi byakoraga ugiye guhiguraga gusa. N'uwabaga agiye guhiga umuhigo kuko yagize ikibazo, yagumiwe, yagize ibibazo, nawe yatumizaga imandwa kugira ngo ahiga uwo muhigo Imana izamugirire neza. Umunsi rero yajaga gutumiza imandwa, yateguraga ikimasa cy'inka kiri bubagwe.
yamara kugitegura agatumiza imandwa. Imandwa zarazaga zimaze gushika mu rugo rwiwe, ku mugoroba bashiraga gakangaga hejuru y'igisenge cy'inzu. Iyo nka ico kimasa cyararaga cyateguwe. Habaga hariho umuhanga wo kwica ca kimasa. Bararaga batyajije ishenyi. Imandwa zararagaho zimwe amayoga, zibyina, zisizingwa, zihinduye ngo ntizikira abantu basanzwe, bakoraga ibintu by'ubweruzi by'ubushirutsi bw'isoni, aho washoboraga gusanga umukazana ngo yabaye umugore wa sebukwe cyangwa wa nyirarume. Haba muri ya masaha yo mu bucaca, bafataga cya kimasa, wa muntu ubizobereye ubimenyereye yagikubitaga ishenyi rimwe ku ijosi, ntiyasubizagamo kabiri, cyamara kwitura hasi bakakibaga. Hariho urugingo rwo mu nyama zo mu nda bashakishaga, iyo rwabonekaga bavuzaga impundu bakavuga ngo caka imasa kireze ticyatitse. Ariko mu gihe urwo rugingo rwaburaga barashoberwa bakavuga ngo yankiratitse, uwatumije imandwa akazana iyindi. Izo nyama imandwa ntizaziryaga. Ariko caka imasa iyo cyabaga kimaze kwera, za nyama zaribwaga n'imandwa zonyine, utarigera kubandwa ntiyaziryagaho. Ni nk'uko abakristo nabo ivyerejwe ameza, ya vino na wa mugati binyobwa n'ababatijwe gusa. Abatarabatijwe ntibabironkaho. Bwacya mu gitondo rero babaga batoye umugore umwe niwe witwaga Ryangombe. Erega Ryangombe musanzwe ntabwo cyabaga ari ikigirwamana nk'ibigirwamana by'ayandi mahanga washobora gukoraho, kuko bafataga ibiti bakabibaza bakabihereza amazuru n'amaso n'amatwi n'uburanga n'amaboko n'amaguru n'inda n'ibibero ngo bibaye imana kandi atari imana. Ariko Ryangombe yari imana fictive itaragaragaraga. Mu gihe habaga hatumijwe imandwa igihe cy'uwo muhango, muri za mandwa batoraga umugore umwe akaba ari w'Imana. Mane tubabarire cyane. Umuntu akaba ari w'Imana. Maze rero bamaze kurya no guhaga no kunywa no kubyina, bamanukaga hepfo ku karenge bakava mu muhanda. Tugeze rero kwa Pasiteri Burongi w'Abahima, yarashaje ntakibaho. Nije wabwirije. Nubwo hari muri 91 ndavyibuka. Nabwirije ijambo ryo mu bami ba mbere igice cya 5 amakuru ya Namani. Twarangije iteraniro rya nijoro saa 5 mwisazi 7 z'ijoro, je nyine niboneyeho umwuka wera akora ibintu bishura iby'amarozi. Umukristo umwe mu basangwa bahariya kuri Karongi, bambi Gakenge kwa Burongi, yanditse amandiko. Umwe muri twebwe abo twajanye arayasobanura. Umwuka wera aravuga ngo mu nzu yanje nari mfite inzu zibiri, igikoni niyo kuryamamo. Iyo tumaze kuva mu gikoni, abarozi bazabazana ihembe bakarimanika hejuru ku gisenge. Niryo ryabuzaga umwana wanje amahoro, umwana w'incuke wanje wa mbere. Ubu nyine n'umugore afite abana 7. Yaryamaga mu wanje akarara yikanga, yaryama mu yindi nzu akagira amahoro. Ijwi ry'Imana riravuga ngo no munsi w'umuzi w'iziko hari ibindi. Dusoje urwo rugendo rw'ivuga butumwa, uwitwaga Sironi wagatambara w'abadinzi yaraje niwe wantabaye. Twasenze Imana, umwuka wera arahaba arabihishura, abahawe ngabire ndibaza banahangayika ngo banasumbuke mu kubifata cyane. Twinjiye mu wanje turasenga umwanya muto, cyagiye ko turagifata, banyiraco barabimenya, baraza bicara mu yindi nzu, turagitwika, amahoro araba. Muri make umwuka wera afite ubushobozi bwo kwerekwa ibirozi n'ibiheko, afite ubushobozi bwo kwerekwa abarozi. Hari umukozi w'Imana tutarinze kuvuga, numvise asa n'uhinyura cyane ibi bintu, numvishe ko bimbereye umutwaro ku mutima. Bisa nk'aho kugira ngo tunywera amafunguro abarozi, cyangwa dushake kuvuga ngo uburozi tubumazeho ntabwo bubaho, bwamyeho n'ubu buriho, kandi umwuka afite imbaraga zo kubugaragaza. Murakoze cyane. Okay, missionnaire urakoze cyane. Dufashe umwanya utari munsi y'isaha uganiriza
abakunzi bakaba Online TV n'Umukiza TV show badukurikirana hano kuri kamera, kandi reka mbabwire kuko uyu mushitsi uyu mutumirwa harimo ibintu byinshi bimutekeyemo. Tuzomugarura mu minsi itari myinshi kugira ngo atuganirize indi sije itari yingiye. Ijambo rya nyuma urivuge wenda minota nk'ibiri kugira ngo dusoze. Imbaraga z'umwuka zishobora gutuma umuntu yemera uburozi kandi akihana neza cyane. Gute? Imbaraga z'umwuka si rimwe si kabiri. Hari n'ubuhamya natanze bwavuze yuko mu 2015 nari umwarimu w'itorero, umunyamasengesho umwe mu bakristo nari nyoboye yari afite iyo mpano z'imbaraga z'umwuka zo kwerekwa amarozi n'abarozi. Twumvise yuko yeretswe uburozi kandi nyirabwo arabwemera. Zirya n'imbaraga z'umwuka zatumye abwemera. Yego. Si rimwe si kabiri ni wacu Murenge twarabibonye, no mu itorero ry'iwacu muri Methodist wacu mu Rutabura twarabibonye imbaraga z'umwuka igihe hari habaye ubuzuke zaje abarozi bemera uburozi barahaguruka. Hariho umudamu ntorinda kuvuga izina wahagurutse atubwira ukuntu bamushize mu cama yagiye kumesa imyenda mu ruzi, avuye kumesa afatwa n'igisonga ku musozi, arabondayika hasi aheraho ararwara. Muri ya ndwara ntiyarakibasha kuja gusenga mu materaniro yo mu ijoro, yamara gusigara abandi bagiye gusenga abarozi bashaka kumushira mu cama bakamusanga bakamuhatira kwemera uburozi kugeza ubwo yaramaze kubwakira. Yego. Mu gihe yari ahagaze mu rusengero iwacu arimo atanga ubuhamya yuko abarozi babaho kandi ko bari bamaze kumushira mu cama, umurozi kazi umwe yamutunze urutoki gutya ngo arumutunga arabanzananirwa kuvuga. Abera b'Imana baravuga ngo ku izina rya Yesu za mbaraga za wa murozi ziraceceka. Wa mugore arabandanya ari hano uburozi mu itorero ry'iwacu narabibonye. Mu ncamake niko biri. Imana yahindutse, Imana ya Mose, Imana ya Daniyeli, niyo Mana dufite abakozi b'Imana no kuri uno munsi wa none. Usibye n'imbaraga z'umwuka hano twe turi mu nkambi. Yego. Twahageze umwaka wa 2007 mba shefu w'inkambi cyane. Abarozi baraje kunyereka uburozi baza kubwaturi wanje ndo mutware. Yego. Kanswe imbaraga z'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana nuba aracari wa wundi aracafite ubwo bushobozi. Rero kubwo kurangiza incamake Satani ntambaraga agira cyane. Ivyo birozi niwe wabijishijemo abantu benshi abahenda ngo nizo mbaraga za nyuma, ariko twebwe abari muri Yesu Kristo dufite imbaraga. Yego. Ejo bundi hari umuntu w'idini ryane wa apostolique yarambwiye ngo ubutumwa ngo twebwe ntidukijijwe ngo tubasange, ngo agera harankangisha ngo nkubu ngo yokora isengesho ryonica. Ndamubwira nti ubu nyine ngiyitere nica dusenga Imana ndebe ko amasengesho yawe rutayanje ayo masengesho yawe akanica. Bivuga ngo iki? Ariko Rohani hari abayikoresha kubw'amarozi, ari Bibiliya hari abayikoresha kubw'amarozi. Mu ncamake nivyo bavandimwe, abafite amarozi turabatangarije muri iyi video. Yego. Abafite ibikagiro n'ibiheye ku mukaburiri ntaco bimaze, nubusa. Muze muri Yesu, muri Yesu niho hari imbaraga, kuko twaje kuba abakozi b'Imana no kugera muri iyi myaka tugezemo twarageragejwe kenshi, ariko abarozi ntibabashe kutwica. Abarozi mwese yo muri munumve. Yego. Nta Mana iri mu burozi. Muze kwa Yesu niho hari Imana, kandi dufite umwuka ubasha guhishura byose. Urakoze cyane missionnaire wacu, Imana iguhe umugisha. Amen. Kuba watwitabye kubusangije isi aya majambo. Dushimira n'abadukurikirana bose hano kuri kamera. Mugende mukore subscribe, mukore share, mukore comment kugira ngo ejo canke ejo bundi nitwamugarura muzagenda mubona ivyo ibintu agenda abahuguramo. Nizere kuko nitwongera kandi kukenera uzatwitaba. Rwose tuzabitaba kuko ni igikorwa cy'Imana. Urakoze cyane, turagushimiye kuba utanze umwanya wawe isaha irenga kugira ngo uganiriza abantu
tutabafite ntaho twogera, turi abana banyu, turi abuzukuru, kandi aho mugeze mugomba kuturera mukarera n'abandi bantu bari hirya no hino. Ikoranabuhanga rirahari, urabona ibi bintu usangije abantu ejo n'ejo bundi uzobisanga muri Amerika no ku yindi migabane. Nizere ko